ikinamico. Niki mahanga ko twabona nyorowe niki data bujari ku muhanda munini hari ndi umuntu ufite ibintu by'igiciro akubasaga niba ushobora kubigura ngewe nyangezi nakwitesha ibintu by'igiciro ngo nibiki nise ko umugore watagira amagambo mbwira ahirya rya ntabwo twumva nashishinde ikanyasi nanzi kugura na zahabu mbese ni zahabu mwinga nikisha ni nyinshi rwose urabizi rwose sinjye nguhamagarira ubusa uwo muntu ntagende urumva mwe muntegereje yari hirya ku ruganda rwangiye ndaje arya nahagana hehe Tarere byashoboka se ko ari umuntu waba utazi aho uruganda rwa Nyangezi uko imyenda ruba koko yewe mbabarire burya mpamenya iyo nturutse ku isoko dore komeza umuhanda muto nugera urira n'umunini wambwiye ko hazi urabona ikigo kinini cyanditseho izina ryanjye Nyangezi yewe reka nje guturuka ku isoko bitaza kundushya cyari kurinjije koko umenye tumenya n'abafroderi ute koko umuntu wije bigeza data boje se burya yagize ngo areberwa umwuga umutunze ngaho genda aho ugera ukabona izina ryanjye uhagararaho yewe ninyura ku isoko ndahamenya handitse ngo Nyangezi textile industry ese nize shahi ibyo bifaransa umbwira ntabwo mbyumva rwose ibyo gerekaho burya nibyo bahiro babampa guko cya ntabyo nzi guko nikiriye gusa data boje ntutinde uwo muntu yambwiye ko yihuta ntugire inyeke mu kanya gato ndaba nkugizeho rwose ubwo naho mu kanya rero nibyo ngaho ba wiriwe ndaje rwose niko Nyange ko n'ubusaba kwigendera ntacyo ushubije kubyo nakubajije se watwumvise ariko Nyange duterwa n'iki kutanyizera wa mugure rwose ntugurambaza iki wimbwira unkanika sinzihanganira kwana nawe utanyizera kugira ngo se ninkwize yanjye nguterwa ngo uteteshe narakubyaye winyishongoraho di ndashaka kumenya inkomoko y'igihu cy'amayobera gitwikiriye imibereho yawe yambaye nkamba rushumatsi niko kanara nikibona ngo ukinga kiguteye guhangayika imyifatire yawe yereka ko wiyuburuye ariko wataye umubiri mubi umutima mubi urawuhamana wamura urantukira iki singututse ndashaka kumbwiza ukuri niko ko wicara wikeka wabaye utembere yuko tumenyana ibyo se birakureba birandeba nyine uko nabaye ukuse ko ngutunze urantunze ntugashake kungira injiji di nemeye kubana nawe ngomba no kukumenya sinumva rwose ikintu ushaka kugeraho naba nari umwicanyi igisambo umukene se ntitumye ntagukamira yese nshaka unkamira unkanira mfite ibimenyetso byinshi bingaragariza ko wari undi wundi mbere yuko ubu wuriwe ibimenyetso ki impapuro nabonye mu ivarisi yacu zangaragarije ko yigeze andi mazina kandi ko ufitanye amabanga n'abantu b'inkozi z'ibibi urangenzura se ufite uburenganzira bwo kungenzura sinkugenzura none ndashaka kumenya di ngo ndusheho kukwizera ngo wasanze waribeshye ntugikenewe ndakubana nanjye sinkubwiye ngo unyihambireho ushatse wagenda oya windakarira nta mutima mubi ngufitiye da oya rwose aho kungerageza bene aho kageni ushobora kwigendera ntagiye wataye uracyari na mutoya ahubwo Nyangezi sinkugerageza ndashaka kubana nawe duhuje imitima kandi nta wikeye kundi nanjye nari nagushatse ngira ngo tubane ko witwaga mugira neza se izina rya Nyangezi warikuye he use ko banyitanya ngo umuke sindi Nyangezi ibyo byonze impamvu yabyo ngo nugutsinda abakungu ariko mbabarire ntunyumve nabi da ndakumvira iki nabi hari wese ko ngo abakize nta utuvuga mu gitondo ariko ibyo ntaho bihuriye no kuba waritwaga mugira neza none ukaba witwa Nyangezi mva muguri we kuko kirane mugira neza urumva izina ryari umuntu nise Nyangezi ngira ngo nihishe ingorane abantu rero bampimba nyango umuke bampora ko nikiri ariko se watewe n'iki guhindura izina nabonye ubuhemu bw'abantu nabonye kutizerana kwabo ariko si ibyo byanteye guhindura izina da nese byagenze bite kugira ngo umuntu ukize nkawe ube wishahisha wamuri gushaka kumenya ndakwibwira rwose ariko ibizakurikira ntuzambaze Nyange ndagukunda cyane ariko nagize ubwoba bw'ibintu bibiri nabonye mu ivarisi yacu ibyo ubyihoreye banza umenye ko impamvu yatumye mpindura izina urumva ari ya kera cyane ariko se byagenze bite umva nizeraga abantu sinarinzi ko nizeraga kurusha abandi rwose yankorera ibyo yankoreye ubuse ne watumye uhindura izina si wararengana ariko umunsi byose biba yari yampirikije ukagura amahembe y'inzovu Nyange cyarikukomeza ibyo sutunza bikuye ku mahembe y'inzovu babazwa nuko ndamutse nsubiranye izina nahoranye gusa urumva umuntu waneye kurihindura yankurikirana akanyaka byose dutunze nyirabyo ninde yabiguhaye se bigenze bite imbaza menshi tangazo gusa nuko umunsi mbona ibyo byose ubona dutunze uwo twari twajyanye yatashya mpebye ariko nduba ntacyo uransobanurira babare abagore muri abagore di
Kanyizera kwawe dore niko gutuma ntashyira uturwaso ku mubiri. Ibyo nakazi kawe. Nta kindi nkubwira. Umenye gusa ko nkurikiranwe n'umuntu nyishyuza umwenda munini w'ikirenga. Uwo muntu ninde? Abahe? Mva umpindura izina sinongeye kumubona. Ubaracyagenda ishyamba. Aho namaze igihe nanjye mwishe. Ye? Ariko se ubwo wishiraga ikinyange? Wari warakoze icyaha ki? Umuntu wari waranyujije ni wari umurikiranye. Kuki se wanga kumwishyura kandi we yari yaraguhaye byose ku neza? Byose byagenze nkuko ntari nzi ko mwishywa wanjye yangurana amafaranga. Akana kitayira kandi twari twatabaranye. Niko se nyange? Ndakumva. Mu ivarisi yacu nabonye ikintu kimeze nk'umunzani. N'ikindi kimeze nk'inkoni y'icyuma. Niko ibyo bintu ni ibiki? Wabikuye he? Nikuye. Aho kimeze nk'inkoni y'icyuma ntiwagikozeho? Reka da natinya. Iyo ukuraho urwawe rwari rurangiye. Kunaye ubwo banyange neza. Si nkubeshye wagize Imana. Umenye utazabivuga. Urumva? Babimenye nafungwa burundu utazavamo. Ntunyishishe sinkunda kugira amagambo. Iyo ugira uti ntunyishinge mbere ya byose ndi umugore. Ariko igituma abagabo mutizera abagore ni iki? Ndabizi no kwitanga. Ariko ukagira Imana rwose uzihangana uciciki. Kugeze wowe utunga ikintu utinya. Nawe watinyaga umenye ko iri ari imbundira sidasakuza. Iki? Imbundira sidasakuza. Nyabona atagira utwumva. Unsembuze cyane. Niko se nyange. Mbabarire rwose uzatekira cyako cy'imbunda. Wacisha amakiye rwose. Iriya mbunda sinahita. Akamano yangirinda kazi sinshobora kuyitanya. Wayikuye hese? Nyange. Aho wayicishije abantu. Ko rwazi Imana gabanya nyawe nagabanye rwose. Dore nayibunye igihe cy'intambara ya shikaramu. Ye? Kwisa wari warambishe kwitunze. N'ubu ngubu ni byago ngize kuyimenya ntarakira n'umwenda ndimo kubera rwose. Nyange. Iriya mbunda wayitaye niba umwenda wose ugomba kwishyura ari ukuberayo. Umva ntari nahindura izina. Nahoraga mpongera umuntu wari uzi ko nyitunze ngira ngo atazamvamo. Hanyuma se kiriya cyo kimeze nk'umunzani ni iki? Kwa mugore uze gukurikirana. Ibyo byose kiriya ntabwo kirusha imbunda ububi. Umva ntuzamvemo. Urumva? Iya ni imashini ikora amafaranga. Yeba abanyagasani we. Ndagira nte we. Gucisha make. Sinabwiye ko uzankora wa mugore we. Niko nyange. Y'amafaranga y'amakorano baherutse gufata niwe wayakoze. Yega baramanura none hangana nukomeza gutera hejuru. Aho byo tubyihorere. Urumva? Mbese ubukwe bwejo mwabwiteguye mutera? Yewe. Numvise abakobwa bavuga ko hari ikitagenda. Ngo kitagenda? Ngo hari inshuti zatizeye ko zizaza. Cyo nakazi iki? Nta kizatumeje adasezerana ntibibaho. Nanjye nabimwemeje rwose. Ahubwo agiye kohereza uwo mukobwa ategereje telegram. Nibyo rero umenye ko abategetsi bose barabizi bose. Ejo ni muzamugisone rwose namenye. Reka abakobwa nawe si umwana. So umwana wamwe. Nawe natakwitesha ndaheranwa. Udashingiye ndaheranwa n'ubundi n'ugwemuka. Umukozi wanki muzima. Yego yarakennye ariko ibyo ntacyo bivuze. Umuntu yakena gakira. Kimwe nuko akira gakena. Ndaheranwa aritonda. Itonda rwose. Niba atari kirura cyambaye uruhu rw'intama. Ndaheranwa ntumukeka amaba rwose. Ahubwo tugize Imana zatugeze kuri byinshi. Naye ndizera ko ndaheranwa zatugirira akamaro. Umva mubyeyi rwose. Nawe ndaheranwa ndishima. Urumva? Menye ko yize mbi kubaka. Kabiri. Abonye akazi muri banyo ndataraka ndakwiye. Ariko ko nubu mwizeye cyane none. Nagitangaza kirimo ashobora kumemukira nkuko abandi bamemukiye. Naringize ngo ugiye kuvuga nkuko wahemukiye abandi. Ariko mugabo ngiki? Wamuri uranshaka wiki? Aho ndahiye amagambo. Wira ka twaganiraga da? Urabizikana? None nkwerurije. Icyo nagambire nzagikora. Nicyo wagambiriye? Tumuka mu maso ndiye karungu. Koko. Ariko se niki? Va mu maso. Bigenze bite? Ukunda magara yawe gende. Yanjye uwo mujinya n'uwiki? Yanjye zikize. Ejo ntuzi ko dufite umunsi mukuru? Va mu maso nta kindi. Icyo ukoze uragikoze. Genda. Ko twajyaga inama suhindutse. Uzankura undabizi. Nta wundi nzazira atari wowe. Ariko se nyange zikubaho tubaniye nukuba ko ntacyo nari nkuziho. Aho nimumvisha nora? Wa mugore nushaka kamunani? Urakabona. Mubwire ibyo bibwiraga byose urabeshya tuzabonana. Ntugire ngo ni igicucu kiri imizi kuzimu. Tuzabonana byanze bikunze. Mbega umugore. Urabona aho yampereye nyinja. Uyamanya w'umugore cyo mubitse musi nkisi. Uyu mugore ufite amatsiko yo kumenya arashaka kumenyera iki? Kuko nzamukizwa n'iki? Umuntu umenye ko mfite imbunda n'akamashini gakora amafaranga. Uyu mugore umaze kumenya ibanga ry'ubukire bwanjye ntazankuraho koko. Niba tutari tubyaranye nari nkwiye kumwica ndetse n'ubundi zamwica. Sengiye kwihwanya urubyaro. Ariko se turiya twana natugiranye. Dukuze se tukamenya ko ari igihe wishe nyine. Byagenda bite? Ewe. Reka ndeke ibitekerezo bibi njye kwiburaza hamwe. Ndanywa no kwandahiranwa duhane gahunda y'ejo. Reka ngende ndabona ngiye no kwira. Mbone igihe ni bugarukire.
Mwiriwe. Mwiriwe bako. Ego. Hariya hari umuntu bashaka. Nshaka? Nganze murebe. Nshaka. Uraho wa mugabo. Muraho. Uno ushaka iki? Ninje nyakugira Imana. Uraturuka he kandi uragenzwe n'iki? Yewe ndaturuka kure ndashaka icumbi mwana wa. Hano usanzwe uhazi? Ntabwo nari mpazi. Naze ngurikiye umwari twahuye. Wari wizeye se ko tugucumbikira? Birenze ko mbatekerereze ngorane zanze mu kanyumva. Umva nkubwire. Nta cumbi rihari. Niyo kandi ryaba rihari. Ntabwo twacumbikiye umuntu tutazi. Ariko mwari mukwiye kumbabarira mubyeyi. Niwirirwe wirushye. Ntabwo ngucumbikira. Kose mwambabariye mubyeyi. Kirazira. Igigere ntawe ucumbikira watazi. Yewe ndatiye ko ritagira irenga yoboka wari ukwiye kumbabarira. Ntibishoboka. Ega tuba dufite n'ibyo dutinya. Ngombaho ndyama gusa. Aho ndyama gusa haragize nta kindi nkeneye. Urashaka kuvuga iki ubwo? Ngiye ko ibiryo by'Ikigali bigoye. Ngombaho ndambike umusaya gusa. Sha. Ubuzi kuri kwa Nyangezi? Uri we wese ndibyambuza kukubwiza ukuri. Ntabwo rero nivuguruza. Ntibishoboka Nyangezi niko nteye. Ntabwo ngucumbikira. Ariko ubungiriye neza ndababaye gose. Nibyo. Aho guhaguruka wigendere kiravuga. Yewe umbe mukiye nari umugenzi. Siniba. Sinitse. Sinzabiriza. Wasabirije se sha wabonye mfite biki? Siso kingenza rero nashaka gicumbi gusa. Ariko se ko nagwakaniye. Uragira ngo bigende biti? Yewe nzogire imbabaza ariko. Urashaka kumugirira neza? Singutegeka ahubwo ndakwinginga. Ugize ibyago cyane rwose. Abantu hatumye mpinduka. Singipfa kugira neza gusa oya. Yewe ngubwiye byanze wambabarira ariko. Nagwakaniye. Wangiriye neza ko nzayikwishura. Uzanyishyura iki? Mutagira naho urara. Yewe hari umuntu mbereyemo umwenda munini. N'ubu umubonye nakira. Nakazi iki? Wakomeje no kuntera igihe. Tahangiye kwiruhukira. Wari ukwiye kunyihanganira mubyeyi. Singi inama nawe. Mubyeyi rwose ibyo urabitegwa n'iki? Nakubwiye ko ntabura simbura nawe nako. Tubahereye. Ariko wa mugabo we waretse kunzuzugura. Ngutangira utisi. Sengera uwo nari we. Wagize Imana narakizwe narihanye. Ubundi yawe naringira uwo nari we. Nari kuzakwishura nabo ngiriye. Waramaze. Po. Genda. Niwari n'umugabo icyo bimbwiye. Nari umugabo ntihabwa intebe. Usatse wanyitondera. Nahuye nibigerageze nguko nawe wahura nabyo. Nta burenganzira bwo kuniga iminsi ufite. Ntabwo ari wankirije ja. Reka kera nari umugabo. Nafasaga abantu kugerageza abandi. Intebe habwa umugabo ntihabwa nari umugabo. Wumvise? Nyamara nukugize Imana. Ngabana nahuye na Kayunga. Nabyiringiro na Sembe babakanyigisha. Naho wundi wundi. Nafasaga abantu kugerageza abandi. We nabyiringiro na Sembe ba. Abanza ari bakumenya umutwe hari. Ubwo nturi umusazi. Urambwira ibyo bikumbi iki? Sende umusazi. Sinica. Siniba kandi sinzabiriza. Ibyo se birakugeza kuki? Yewe ufite abantu kugira n'ibintu. Ariko ubuze ibintu ndi wabona abantu. Sindumva icyo ushaka kugeza ubu rwose. Ndashaka kuguhanura. Sineze ngutumira ngo mpanure. Wumvise? Ngira uwo nari we. Nabonye ibintu n'ibindi. Akazi kawe. Nabonye abantu bagerageza abandi. None se waje kungerageza? Birata ko ufite abantu. Ubagerageze wakwizeramo bakeya. Ariko urambwira iki? Nabayeho. Narabanye kandi narabonye. Injuti nyakuri y'umuntu ni umurundi we. Waramaze. Giye nkunda abantu kandi nkabizera. Ubagerageze wasanga ubuzi ubuntu utabona abantu. Ariko uzohereye. Uzi nibindi vya mu rugo. Hosh, tumuka. Genda. Genda. Cyangwa mabega bajandarume bakomera umutwe. Niho utagenda. Agenda wenda simbura abansumbikira. Gwanzira. Saho yahereye. Kwandimiye n'amafundi. Saho yahereye. Yanga wenda si ndaburaho na. Ushaka ko mu miferege y'imihanda. Ariko ndemeye ukagira neza wenda aransumbikira. Niko bako. Karame. Uriya musazi mwahuriye. Namusanze hafi y'uruganda rwa warampamagara. Mu byukuri se yakubwiye ko yajyaga. Yebuzaga ku muntu witwa Mugira neza. Mugira neza? Mugira neza wahiri. Ngo ntaza aho aba. Amuheruka kera. Urumva? Munkurikire tabara. Mukurikire vuba mungarurire. Bwije kandi ubu ngubu bageze kure. Bariza kwa Mugira neza. Ntuwahebaho. Mugira neza so waba umuzi? Ibyo ntibikureba. Reka nkurikirane nk'ubwo uriya mugabo masi cyashakira Mugira neza. Ariko mu nteye amatsiko. Subira ku murimo wawe amatsiko uzaba yashira. Enga mukurikirane. Niko Karame. Muramu wakubwiye ko asubiye kandi akurikiranye wa mugabo yaramaze kwirukana. Ye?
wakurikiranye wa mugabo dore rero muvandi mugiye gushaka ariko uzajya umenya ko abagabo ari inyamaswa ko numva nk'uyu mutima se sugukura umutima ariko abagabo baragatsindwa ubu rero ndeke gushaka uzashaka uhirwe wubahe kandi umugabo wawe ariko ntuzibagirwe ko ari umwana wundi urakomeza kuntera ubwoba humura ibyo nkubwira nabitekereje uzi ko nkunda umugabo wanjye ngahora mpangayitswe no kumubona atafite hirwe ntukajye ukabya kwita ku mugabo abagabo bagira ibibazo kandi siko bagomba kubibwira abagore byose wimpanura abakobwa ntundi utubukuru umugabo ugukinga ijambo arutwa no gutera ijanja ariko si cyo nyangeza gukinga ni iki niko uzi ko buriya nyangezi atari nyangezi bitese nyangezi yitwaga mugira neza yari afitanye amabanga n'abantu bamuhaye imbunda n'imashini ikora amafaranga urabeshye imbunda wayibonye imbunda irasidasakuza muvandimwe ngo wayibonye mu ntambara ya shikaramu yewe none umugabo wawe yaba ari umwicanyi niko kantara ibyo bintu uko binteye ubwoba njyewe narahenda hisha ahubwo noneho yabihuye yambwiye ngo icyo agambiriye azagikora ku cyo agambiriye se ni iki ntakimuhaje aho kunsubiza ararakara shwe nuko arasohoka yewe none se yaba ashaka kuzakwica ndabizi se wowe kanyagwa we kuko nyangeza agomba kuba afite ikintu cy'amayobera dukinga ngerageza kukimenya akarushaho kunyikeka ngaragariza nyangezi ko mukunda akarushaho kutanyizera uzajya umwihanganira ku bana bisaba kumenya kwihangana maze kunanirwa imibereho y'amayobera ya nyangezi maze kunkura umutima gusa urumva uzabigira ute ndashaka kugorora nyangezi akabaho atambangamiye nuramuka utabishoboye se zabishobora ushaka arashobora di niko se iby'ubukwe bw'ejo arabivuga biki arabishyigikiye rwose namubwiye iby'aho umukobwa utegereje yaranyishe nyamara mfite impamvu ikomeye ituma ntegereza uwo mukobwa ntunteze muramu wawe wa mukobwa we dore n'ubundi sinorohewe umuntu umwe se ugomba gusibya ubukwe rwose ushatse wanyumva amabanga yanjye n'umutoni ni aya kera cyane amabanga se yasibye ubukwe ni mabanga ki byose byabaye jye n'umutoni tukiga inyamasheke ibiki ibitangaza se ahari ubwo ugiye kuvumbwira ko mwabonekewe hashize igihe kirekire jye n'umutoni twatemberaga ku nkombe z'ikivu dutoragura agasaro k'amayobera sinakora yuko ushaka kumbwira ko mwabonekewe muvandimwe w'ibihinyura utarabyumva hari abana se badatoragura amasaro mu mayira banza ubuzumve ubone kubigaya ngaha komeza ntekerereze da jye n'umutoni tumaze kubona ako gasaro hagati yacu havutse impaka ki ntitwari twashoboye kumvikana buri wese yari akunze ako gasaro ashaka kugatwara byose surumva hari icyo byakugezaho na muramu wawe reka mbikubwire gusa amahane ya nyangezi sinyayobewe yewe ntabwo wakwirirwa ubihingutse atatumara hagati yanjye n'umutoni impaka zari zigiye kubura udaca iyo tutumva ijwi ry'umugabo watemberaga ku nkombe z'ikiyaga umugabo yaratwakuye atubwira ko twatoye agasaro k'ibigeragezo ngo agasaro k'ibigeragezo ni gasaro ki simbizi nuko umugabo yatubwiye ategeka umutoni kumparira agasaro antegeka kutazarongorwa mpisha umutoni ibyo ntacyo bivuze umuntu yashaka gusa kubakiranura kuko yari yabonye impaka zanyu zidasobanutse kugeza ubu jye sinigeze mpinyura uwo mugabo ushatse wamuhinyura rero nta gakiza mbona muri ako gasaro ibyo ari byo byose uwampa umutoni akaza yaza ataza urumva ejo uzasezerana na daheranwa turebe ko bwacya kabiri wa mukobwa we nari kuzahirwa kurushaho umutoni ahari urakeka se ko ako gasaro kari ak'ibigeragezo umutoni ahari twabisubiramo nkamwereka ko ndahemuka tugatsinda ibyo bigeragezo ukomeze kwizera ko azaza ngaho ujya no kuryama dore ndumva murama wagarutse uramukeho sinzi ko umukira ariko ndumva avuga nabi fata kizi rwose umuntu wamuyoboye iwanjye sinumva rwose si yaje ava heho karindagira gitangaza ye haka kaho rwose kuko uriya mugabo nindi kuko aragenzwe n'iki kuko ariko se uwo mugabo ko yakwatse icumbuka rimwe muramushaka wiki mvye by'abagore reka kuntwama ye uba wamucumbikiraga kuko mbwe ayo magambo nuna nitugerwaho bizagenda bite hari igihe nakubwira ko imibereho yawe y'amayobera izatuzanira ibyago ukanseka sinkubwiye kuntuka ariko umenye ko uriya muntu aramusabaye uwo nkeka ubukwe bw'ejo ntabwo bwataha amahoro nyamara ibiba byose biza nabivuze mva nawe uko nsubijera siko abagore nta bwenge mugira nontukira ubusa rwose noneho ntacyo nkubajije wumve cyangwa ururire ndakumenyesha ko turira ku mpembyi wataye siriya mbunda n'iriya mashini ikora amafaranga imbunda n'imashini ntacyo bintwaye none se n'ikindi cyagukuye umutima abagore mugira ubwenge buke kuko ubwo numva icyo nshaka kuvuga ntukajye umisha ibyawe ngo niba ugukomerana unyuka inabi ikurikirana ryawe byose so bitera nyamara nyangezi urandenganye urabeshya ni hahandi hawe icyo nagambiriye nzagikora
ariko wantereye ubwoba urashaka kuzanyica urashaka kuzanyica fese wabarushaga ubugingo nyange uri umwicanyi nzabikwereka nukomeza kunkurikirana uzabibona nzagunga ntarabibona ntunuke ureke nje kwiryamira ariko rwose nyange zuranyiyenza aho nkugize guhera uyu munsi urumva ntuzongere kunshimuza niba ukunda amagara yawe ndabigusabye nyamara ntacyo nigeze nkorera kukwanga nuko gusa utanyizera ubwo sana ntangira ngo urankunda di ndawukunda nyange ikintera agahinda gusa nuko utabyemera ugahora unyikeka ubwirwa n'iki ko nkwikeka kuki se wicara usuhuza imitima ugira ngo simbe nk'abagore badatekereza ntiwakubwira ibitekerezo ntera ntiwakongera kuvuga ko abagore tudatekereza ndakwibujije wa mugore reka njye kwiryamira ndagukunda ukanshobera ndakubaza ntusubize niko nyange ndagushaka ntunshake uri kure yanjye nkaba kure yawe nongere nkwiyame tubana nyange uranyumva rwose ndinde gutongana nawe dore ejo dufite umunsi mukuru nakubwiye kutanzakuriza kandi niwo unzagarira ugerageza kunyumva nyange ndagukunda rwose aya magambo aryoshye aryana kurusha ubumara wanyizeraga ntubuvuze utyo kwizera abagore byaroshye abagabo benshi sibyo biyo bizo abagore two twabonye ye ariko wajya kuryama ukareka kunsakuriza reka nicecekera da utavaho nkuramwe iyo kotsa nanjye ngo narashatse iyo umugore uzi ubwenge ejo ntibari kuzabona baje kunsaka ugafatira imashini ukayikubita mu mugongo ngo iki uramenye wakoresheje abana bawe ntiwakoresheje imashini uramenye ndahetse abana sinaheka imashini njye kwiryamira nkwihorere sha tuzabonana amaherezo ko mpeka imashini Mihanda niko kavuga niko Mihanda wanyuma ndakumva kuri mbwa muzikazi umuntu uvuye hano wamwumvise nta muntu bigeze agera hano uretse nyangeze ko gutambeshye mu kanya gashize wari maso yewe ubone nkunda gusinzira ku mugoroba kugira ngo nze kuba maso igicuku kinishye dukoze sha ubu noneho kuko akaga mbonye ndakivanamo nte databuje se niki kumuvugana akabaro kabanze n'ubwoba mva Mihanda hano havuye umuntu nuko warusinzira wamwumvise umuntu se n'uguteye ubwoba simbizi ushobora kuba narotaga birashoboka rwose nta muntu numvise kandi ntasinzira cyane byaba ukuri byaba inzozi menya ko nkurikiranywe n'umuntu ntigeze mbona umuntu utigeze ubona databuje si ibyo birashoboka rwose Mihanda ubu mfite ingorane zikomeye cyane ni iki databuje umuntu utigeze ubona azagutwara iki koko banza umbwire Miha uri umuntu ukwiye kwizerwa databuje ntibigeze unga yawe usiko nkurikiye amabanga menshi cyane ntajya ngurisha kuko ijoro rinzaniye inkeke ariko sinumva impamvu iyo nkeke ishara umunsi w'ubukwe bwawe umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo jya kuryama ndashaka ko wizindura databuje sinema ushaka kuntuma noneho wimbaza byinshi umuntu uvuye hano aranyishyuza umwenda wa kera databuje ufite ibintu umwenda ntukwiye kugutera ubwoba wowe ntushobora kunyumva wowe jya kuryama ejo ufite urugendo ariko databuje umbwiye iki kubujije kwitegura n'ibyinshi mu munsi w'ejo ndumva atari umwenda gusa Mihanda ndeka rwose hahirwa umuntu utaravutse ngo akanagere kuri isi yuzuye amahwa ahanda cyane databuje ariko wihebeye iki gufite ibintu ukagera n'abantu ubukwe bw'ejo ni ingenzi mu bimbujije guhirwa ibyo uvuze ubikuye ku mutima cyangwa ndakubwira impamvu ni iya kera cyane ubwo namenyanaga n'umuntu uwo nguwo nkubwira unyishyuza ariko rwose mara amatsiko ndarushaho gusobanukirwa iyi ni igitoya wajya kuryama ejo utazakererwa naho nzaguherekeza se cyangwa kugeza hano nturanyumva ntabwo nakumva ntutangare Imihanda ngiye kurongora ku gahato ntumbaze ibindi uramuke databuje ariko genda ntugire icyo umbaza ihangane rwose umbwira rwo nakubonera inama winkurikirana Imihanda rwose nkubwo ibyanjye wampeba databuje ariko ihangane wikwihererana ibikugoye kandi ufite abo wizera ni koko Imihanda ndagowe ngiye kurongora ku gahato kubera bigeragezo ninde bigeragezo nuwahe hari mu ijoro ribi bigeragezo sinamubonye ariko ibyago byose nabitewe na bigeragezo inshuti y'amagende ariko se bigeragezo ngo mwahuriye hehe ega byose byatangiye kera cyane nari nkirukanwa mu mashuri kuko databuje wageze ibyago umukiro wari ufashe umurizo umukiro wansizamo ya mu ntoki
ntarangaye kandi ntazi uko bigenze. databuja kuko ibyo birababaje, ariko se n'ibigeragezo wabiteye? Iyo ntibyari byambabaje cyane, ahubwo cyane rikomeye ryaguye mu ntambara shikaramu. Nakosha umbabarire, ndumva atari ibintu nagomba kukubwira, ariko databuja ihangane, ngo ntawe uhisha wahishaho, kandi rero uracyafite n'igihe wakwisubiraho kurongora ku gahato. Niko miha, uribuka ko nigeze kukubwira inkuru y'urupfu rwa marume witwaga Mugiraneza? Jewe wowe nabikubwiye? Jewe yego nabyo wambwiye. Ibyo byose ariko uzi ko hari abantu benshi bakijwe n'intambara shikaramu. Cyakwa uko njya numva babivuga. Nkuko rero nabikubwiye, namaze gusezera ku mashuri, marume anyigisha ubwenge bwo gucururiza mu kirere. Ariko rero ibyo gucururiza mu kirere bihera bake. Ibyo ntibikureba, gusa nagira ngo nkubwire ko ibyo byago byatubagaho, jye na marume twari dukurikiranye umukiro mu ijoro riteye ubwoba. Birantangaje kandi biranambabaje. Narenzi ko wiyubashye wowe, ko wakize ubikwiye. Ukira atabikwiso mubona hehe? Navuga ko hari abakira ariko atari mu nzira nziza. Mu nzira nziza no kuvuga iki? Wakira akagira utinyuka kuvuga ko utakize mu nzira nziza? Databuja ntundakarire. Ntiwongeye kwivanga mu bitakureba. Icyo nshaka gusa no kumenya inkomoko y'ibimbabaje. Rwose mumbabarire, ndacyakomeza kubatega amatwi. Dore byose bijya kuba, umuntu agomba kutugurisha amahembe y'inzovu yarutegereje Bukavu. Ariko se mwari mwanyuze amasaso y'abacanshuro bashikaramu? Ibyo nabyo ntibikureba. Menya gusa ko umuntu ari wakoze amarerwa ngiye kukubwira. Databuja simba bakumerekeje. Gukomereka nakomeretse kera, ahubwo witonda utantoneka. Ndacyafite amatsiko yo kumenya ibyabaye. Ishyano rya kugwa, uwo muntu yabanje kwiherana Mugiraneza. Birashoboka ko umuntu yarafitanye na Mugiraneza amabanga utagomba kumenya wowe. Ibyo ntibikureba. Urumva? Ndabizi niganiriraga. Mugiraneza ni umuntu baramaze umwanya bavugana. Nari maze kurambirwa kubategereza. Nari ngiye kwindoba no kurakara. Ndabyumva. Iyo ntumva ijwi ry'umuntu watakaga nk'uhotowe rituruka mu karere bari barengeyemo. Aho ni mwari mwahuye n'umwicanyi wiyitaga umucuruzi w'amahembe y'inzovu? Ibyo yaramaze gukora byahise binkuramo gushidikanya. Databuja tumaze kubona ibyo byose wabyifashe mute? Uretse wumvise, uwo muntu ntiyari umwicanyi gusa, yarashoboye n'ibindi. Nyuma y'ibyo se hari ikindi yakoze? Ahubwo rero mu nzira zo kumubaza icyo yarahoye Mugiraneza, sinzi uko byagenze, numva nageze hasi. Wikubita hasi? Bucyo umuntu ngwaye igicuri? Bati sinzi uko umuntu yangenje. Ndarazanzamutse mbona mpagaze hejuru n'inkota. Aho nawe ntiyashatse kukwica? Ahubwo simba natashye iyo ntemera ku gahato igipfunyika yamfumbatije amfata inkota hejuru. Ntibishoboka. Igipfunyika cyari mwiki? Cyari igipfunyika cy'amafaranga menshi cyane. Ntari narigeze ntunga kuva nabaho. Nukura yakira utekereza ko hirya bihagaramye intumbi ya Mugiraneza? Ibintu ari kugira nte? Inkota yari ndi hejuru. Uwo waramuhakaniye akakura icyo ashaka, aho kwemera amafaranga y'amaraso. Wembwira icyo sha, amagara yaraterewe hejuru. Hejuru hari haterewe n'amagana. Databuja wari usamye amagara n'amagana. Ibyo ntibikureba. Icyo nakoze nagikoze. Wirakara Databuja twaganiraga. Kugana se nukuvuga amateshwa. Umbabarire Databuja sinongera. Ngaho rutega amatwi umve ibyakurikiyeho. Komeza Databuja, ndacyaguteza amatwi rwose, mfite amatsiko. Umuntu yamaze kumpa amafaranga, yantegetse kumwana n'ububasha butagaragara. Byagenze bite? Yankomerekeje ku gikanu, amaraso yanjye yajugunya mu kirere. Arambwira ati nige bigeragezo, numva mu magina azakwica. Ubu rero ufitanye amasezerano n'ububasha butagaragara. Uri inshuti y'amagini koko? Sinabishakaga, ni ibyangurije nkurikiranye umukiro. Mbega ngo Mugiraneza arapfa nabi? Byose byabereye kugira ngo menye ko Mugiraneza yampishaga byinshi. Uwo muntu se hari ikindi yakubwiye? Yanyereye ko Mugiraneza yarazize ko atubahirije amasezerano yaragiranye n'amagini. Birashoboka ko wari umuherekeje mu nzira y'umukiro afite umukino gukinga. Nari maze kubika amafaranga nishimye. Iyo umuntu atambwira aya magambo, nzaza kukwishyuza igihe nshakiye, niba nga kunyishyura amagini azakwica. Yamaye nka umaze kumva ibyo ugomba kuba waratekereje byinshi. Ahubwo nishinje inyo watangiye amafaranga, nishinje kutizera Mugiraneza, nashinje Mugiraneza ko atanyizeraga bihagije. Ubu rero igiye gutenya ikintu umwe ndabigeragezo. Wabyemera utinze nkubwiye ko uko nabonye amafaranga ariko yagiye. Byangeze bitese kandi nanone. Nakomeje gucururiza mu kirere. Uko ngiye bakamfata. Batamfunga bakanshira hano. Amafaranga yoyoka atyo. Yewe ibyo nibyo mpfuye no gucururiza mu kirere pe. Amategeko abirwanya. Harakaze. Kubyirohamo n'ukubaka yankunguzi y'inkware ngo ishoka gaca kayireba. Ariko ntibikureba. Databuja si ibyo mvuze, gusa nagira ngo nkumvishe ko ibyo mu kirere biza bugubugu bikagenda buyaga. Kubimenyesha ntacyo bimaze, sinacyo nagukanguriye. Databuja utanyumvise nabi. Ariko ntugapfa kumbwira ibyo ushaka.
ariko nakumenyesha ko yewe mukabikabisha utese kandi databuja nagutekereje ko amafaranga abegerezo yanshizeho databuja ibyo nabyumvise ibyo bimaze kuba niho nahuye n'umukobwa wita Umutoni wari waragizwe imfubyi n'intambara ya Shikaramba mbega ibyago yari yaragize Umutoni yambereye imfura nari maze gushoberwa ariko se databuja waje kubona akazi muri banki bigenze bite Umutoni wenyine niwe uzi iryo banga niwe wamenye bwa mbere uko nabonye impamyabushobozi mu by'ubukungu n'ubucuruzi nuko naherutse ndaherano databuja wowe wibye impamyabushobozi nkoreraho yari witwa Ndaherano wahita muri intambara ya Shikaramba nafashe izina rye maze kuyiba ariko se ntacyo wasezanije Umutoni umaze kumumerera cyane yakorera udufaranga duke ariko yaremeye andwanaho simbura umwenda simbura mu basirimu yewe nta kabuza ugomba kuba ufite icyo wasezanije Umutoni mihanda ndakumva sinaguhisha iyo neza aje kubyara urukundo ndabyumva rwose njye n'Umutoni twiyemeje kubana ndamusaba ndamukwa dusezerana imbere y'amategeko databuja se waje kuza i Kigali bigenze bite naje nkeneye amafaranga naje mbunzayo impamyabushobozi y'inyibano akazi rero waje kukabona urakira ugura urusyo ubaka n'urupangu sinshaka kwirarira iyo ndabona na Nyangezi byanjye byari birangiye Nyangezi ngo ufite uruganda rukora imyenda hari hakurya uyu Nyangezi uramuzi rwose Nyangezi bahimba Nyangomoki yandwanyeho bikomeye uriye ariko Nyangezi ubu ngubu abantu bavuga ko adapfa kugira neza umuntu ibyo ubwo nayo nabagutezeho byinshi njye mfite icyo mwitura sinatinya Nyangezi yangiriye neza cyane databuja se Nyangezi niho gushakiye akazi Kigali urayizi urumva ndabyumva akazi kawe nikaboneka vuba iyo ntagira Nyangezi nari ngezweho ariko wari ufite impamyabushobozi yawe sinumva impamvu kubona akazi byakuruhije impamyabushobozi y'inyibano nayibuzaga mfite ubwoba bituma ntinda kubona akazi Nyangezi rero abigufashamo Kigali urayizi aho urayi kabiri baburara gatatu databuja se numva icyo ushaka kuvuga nari maze kwandavura nsangira amarenza munsi n'abanyakigali ariko i Kigali hari ibintu sinumva igituma uvuga ko batunzwe n'amarenza munsi i Kigali ibintu biriho ariko babiri sinahageraga nacumbika kuko ndeshya muri icyo gihe rero niho wahuye na Nyangezi mpura na Nyangezi inzira yambanye ndende umuntu wari umaze iminsi acumbikiye yaransezereye nawe atari bariko amaze kabiri akubitira abana kuryama Nyangezi rero wamubwiye ibyawe harakuba barajya no kugucumbikira wabimenye rwose ariko nari mfite ubwoba nahoraga nikanga ko bazatahura ko nari narebye impamyabushobozi ariko watinyaga ubusa i Kigali nta n'umwe wari ukuzi umutima wanjye wahoraga unshinja icyaha ntaho nabaga ndi mfite amahoro reba nibyo koko igisambo burya kirikeka aho kiri hose kiba gikebaguza wumva ibyanjye ariko ntuzuzugure wibuke ko ngukoresha databuja iryo jambo rirancitse nuko rubimenye kwigabira akabyara Nyangezi yamaze kumva ko nize maze anyitaho bikomeye ngira n'amahirwe sinatinda kubona akazi muri banki bakobwa se we mwaje kumenyana muti bakobwa ni muramukazi wa Nyangezi twamenyaniye kwa Nyangezi ako kanya rero muhita mukundana nta cyayi gutuma ndakunda abakobwa muramu we yarangiriye neza ukunda abakobwa bibagirwa ko wasezeranye n'Umutoni inkota ibaga umutima wanjye nuko ntigeze nibagirwa isezerano nagiranye n'Umutoni none se ubwo uzashobora ute kurongora abakobwa kandi warasezeranye n'Umutoni ikibazo cyanjye naho kiri rero databuja ntore ukwiye guhemukira Umutoni cyane ko mbibona nose ninda yemukira Umutoni rero nzangana na Nyangezi ariko iyo bibaye ngombwa umuntu yanganira inshuti y'amagara ariko se nkawe wabigenza ute Umutoni yangiriye neza bakobwa nawe muramu we yangiriye neza kandi bose twagiye duhura mbabaye databuja ibuka ineza ya mbere ibya nyuma bica amazuru nibutse neza ya mbere rero sinazakira bigerageza inshuti y'amagini tindi bigeragezo uzatsinda nabigeragezo ubu ngubu bigasha inama zawe zari zo ariko narangije gufata icyemezo nasanze ari ngombwa kurongora abakobwa kugira ngo Nyangezi azamfashe kwishyura umwenda w'abigeragezo databuja se nkuvuguruza mwiraho ushaka kuntu manje kuruhuka mbona uko nizindura nkuko nabikubwiye nari naremeje kudahemukira Umutoni mutuma wongera ngo azaze mbona uko nica ubukwe bwanjye n'abakobwa ubu rero Umutoni yari kuzaza ejo hano ahubwo aba yaraje sinzi icyabiteye none se ngira nte databuja wizindure kare urumva ujye mu Kinyaga kumubuza kuza uranyumva ndakumva akiri itike y'indege
ejo uzafata indege ya mu gitondo nugera Kamembe uzajyana nabisi Bugarama aho Mutoni atuye ni kwibarabara rya 9 ntibishoboka ubase ko ntaragera mu Kinyaga iwabo nzahabwirwa n'iki nibyo rero nuko nkurangiye databuja none nazarindagira genda nta mabera hafite uzabaririza Mutoni utuye kwibarabara rya 9 gusa nimubona se nzamubwire ngo iki uzamubwire ko ndahari ko maze igihe naragiye mu rugendo rwa kure none se twazanyurana fa kugenda nibigenda ukundi nanjye nzagenza ukundi ariko none Mutoni atazemera ko ari wowe atazemera uzakora uko nkubwiye ibisige n'igihe bizabireba uramuke kandi ndagerageza ariko sinzi ko mutanazemera genda yewe nanjye namabura kindi nta kuri nabigenza sinakwicara ngo nimyore ngaho muramuke databuja uramuke ngaho genda kandi sinkugaye oya rwose Kantara karame gira hino nkubwire niko ye uzi n'ikindi nijoro haje umuntu ambwira ko ubukwe bwanjye burimo umutuku nijoro ubwo yaje ari gihe ki igicuku cyari kinishye asanga uri maso se yankuye mu bitotsi byinshi ambwira ko ejo nisezerana ndaheranwa abantu bazacura imiborogo ababyeyi bakifata impungenge ubwo ibyo si byo warosera nabyumvise rwose sinarotaga umuntu yarahagaze mu idirishya ryanjye arambwira ngo ubukwe bwanjye bw'ejo burimo umutuku ntamubaje izina rye se yanze kurimbwira ariko yakoze uko ashoboye angaragariza ko azi ndaheranwa bihagije kandi ngo ndaheranwa ni n'inshuti y'amagini kwizera abantu ubu birakomeye ndaheranwa tuzi twizeraga ndaheranwa ngo ni inshuti y'amagini ntabwo ngishidikanya kubera imvugo y'uwo muntu gusa noneho Nyangezi turamuturuka he tumubwira ibyo bintu gusa urumva yakwemera ko ndaheranwa mpigura amagini sinaguhisha muvandimwe rwose muramu wawe yarateze byinshi kuri ndaheranwa ibyo yaramutezeho se biruta ubuzima bwanjye dore igituma Nyangezi akihangana no kugeza ubu nuko azi ko ibibazo byose afite azabitura ndaheranwa erega noneho mwarangurishije sinabimenya oya Nyangezi afite umwenda ukomeye cyane yatizera ndaheranwa rwose baba yaratorongeye kera uwo mwenda se n'igihe ugiye kuwishyura ceceka uko atatumatara niko Kantara menye ntumubwire inkuru y'agasaro niko Kantara ndabona yareka noneho n'ibiki mugiyeho kandi ariko se waduhamagaraga wumva tutaganira ntazo mufite zo kuramuka murondogora n'akazi k'uyu munsi akazi ki niko uratinyuka kuraba muri mu kazi wawe ugize ngiki uremera ko abagutahira ubukwe bose batahana amarira wa mugore uravuga ibiki uremera ko ababyeyi bifata impungenge yamaye nkamba rufumatse iyi ni ibiki ngushije niko uremera ko abantu bacura imiborogo niko Nyange niko bakobwa karame mukuru wawe yasaze ngo tumuvuze cyangwa ibyo avuga nibizo ninsezerana ndaheranwa ndabamebye amagara yanjye ibyo se byakomotse kandi umuntu ntazi yambwiye ko ndaheranwa ashaka kumpigura amagini umuntu utazi birashoboka se igicuku cyari kinishye numva umuntu arampamagara mumenye ntimunteke umutwe urumva igihe ntabwo nyankinishwa uranzi Nyangezi nteke umutwe w'iki ntabwo mbeshya umuntu yankanguye arabimbwira ntiwamenye n'ijwi rye ahubwo yajyaga kuvuga nka wa mugenzi waraye w'imwicumbi niba ari ibyo ushobora kuba utabeshya uriya mugenzi yanteye ubwoba nanjye nakomyeho agatima nibutse ukuntu waraye umukurikiye ukamubura harya ngo yakubwiye ngo iki ko ubukwe bwanjye na ndaheranwa burimo umutuku kandi ko ari igihe uri buhagwe ngo urabuze iki ndaheranwa ni inshuti y'amagini yayemereye ko azayahigura umugore we wa mbere amahina sindabyifata mu ntebahungu nimbura ndaheranwa ko nzaturongera utorongezwa n'iki ubwo se kandi utangiye kunyinja wa mugore we ko ariyo yayo ntacyo nkubwiye dore kutanyizera kwawe niko kuzazana ishyano nturamukuntera umwaka umwe iki gitondo uramenye sintera umwaka usinde umukungu reka ibyo kunyisha ngo uraho nimuve gukomeza mwitegure urumva ngiye kubaza ndaheranwa aho yaba wenda yarahuriye nayo maginira niko se bako twizere ko hari icyo turi bugereho ra mbaye mbikubwiye aho gusezerana na ndaheranwa nziyahura zamabare ntukiyahure muvandimwe nanjye ntawe naba nsigaye nzahitamo kuzira urundi aho kuzira amagini ariko rero bakobwa ugiye buka ko harwanirwaga n'abasore benshi ibyo ndabyibuka umuntu waje yiyorosha ijoro rero ashobora kuba ari ushaka kwicira ubukwe ibyo birashoboka uretse ko numvaga ijwi rye ari nk'iry'umugenzi Nyangezi yaraye yirukanye amajwi y'aba nijoro yose arasa hari ubwo umugenzi yaba arengana ahubwo na ndaheranwa ntakunzwe
abantu bamufitiye ishyari. Ndabizi bavuga ko ngo yaje akennye none akaba amaze kubarenga. Hari nabo numva bavuga ko ngo n'akazi kaba karamunaniye. Ibyo byose biterwa n'ishyari ry'abantu. Ishyari riragatsindwa. Ibyo ari byo byose Nyangezi araza yamenye ukuri. Niba ndaheranwa afitanye isano n'amagini biramenyekana. Muko reka tuve muri bitujye kwitegura ko nta wamenye uko biri bugende. Gupfa kwitegura. Nawe ko mu kanya baraba baje. Yega amahanga iki kandi ntangiye kwica ibyo twari dukoze tewe n'icyo ubwoba reka no mashaka kwisubiraho ubwo se urumva utakifuza ko ubukwe bupfa ngo twari twarabitekereje ariko se ufite icyizere none ibyo wari ukoze hari icyo byari kutugezaho narebe nemeje bakobwa ko nta kintu shakira ku murongo kitari kumuhigura amagini ntarangoye bakobwa nabambaze nabi ngiye kwisubiraho ubwo uranzirongoye bakobwa rero uranzi uhemukiye umutoni gerageza kunyumva ndabona utari ukwiye guhemuka cyega ndumunyamujyi nk'abandi reka ntunganye noneho imijyi yambura bamwe ubuntu ikabambika ubuhemu n'ubugira nabi nyumva mahanga nyumva nta kundi nagira yewe ntarongoye bakobwa nakwangana na Nyangezi ariko rero guhemuka ni rero none se ndamutse muhemukiye kuko ubona ko nazishyura bigeragezo nte ariko se nibi bigomba kubyikuramo nanjye sigiyewe ndabiterwa n'ingorane ingorane zo ntizari zikomeye ubwo no gushaka kwibanira n'abakize ndumva ufite inyota y'amafaranga iyo nyota nayo nyishize si bibi gwase navuye mu kinyaga ari ugushinyika none se Mutoni yaza babyifata mute Mutoni ntakije nohereje imihanda kumubuza hano haje umuntu ugiye dana Nyangezi ugiye Nyangezi ese ujye umuvuga mu gitondo mahanga agendera kagushinga ndabona ntacyo bizagutwara mwamwasamuye mwebwe ntimuri nkanje reka kumbwira ubusige ngabareka nigende urahunda hera aho neza Nyange mbaho iki kwizera abantu birakomeye koko nigize kandi yakase kwijijisha sinarinzi ko ari ukuteye simbwa niyo se nigewe wayiganishagaho wari ugiye kwindagiza di nuko usanze ntari umwana nabundi wari undindagije rwose ni Nyangezi ko gurenda duteranyije mbega umugabo ko kugeza n'umuntu ushaka kwemera kuri gica jewe uri inkozi y'ibibi ntabwo utahuye harahubwo siko ndumwicanye yewe uri icyo udashaka kugaragaza di ni ubereye mubi ndarengana abarihishahisha ariko none ubanza uragaragaye yewe jewe nihishahisha Imana igira amaboko iyo ntakuvumbura no kunyica kuzanyica byanze bikunze jewe mpakwica neza ni neza wangiriye kwijijisha byo urabizi cyakora cyo wantiranyije nawe yakoze nushaka umbwiza ukuri ntawe waba ugihisha ibyawe n'umwe byagaragaye cyabase mama arebye impamya bushobozi ntubihakane twarenje gutahura cyakora nashatse kubivugwira sinzi ntugerageze kundi manganya ntundusha ubwenge uretse ko wizi ariko se niki ibyawe byamenyekanye uri inshuti y'amagini jewe wowe inshuti y'amagini umuntu wabivuze ntabeshya arakuzi sinigeze ngirana amasezerano n'amagini niki yanyemeza ko bakubekirese Ego Kigali hari benshi bashaka kunyicira ubukwe uravugisha ukuri nta magini utunze ntayo rwose barambishyira nje kubaza ibyo ari byo nanjye cyakora cyo byari byantangaje kandi usiko nari nsanzwe nkwizera rwose Nyangezi rwose unyumve warankijije nuko ntacyo nagukinga ntacyo nagukijije niyo tudahora ari gukira abize mujya mwiburira yego ariko nuba habize nkabisunga urumva niyo mpamvu nemeye kujya mu byawe n'abakobwa bose wankoreye byinshi rwose kuri jyewe umubyeyi sega wase kunshimagiza ahubwo wowe ujye umenya ko tukwemera cyane ariko se mubyeyi ni wowe iyo umuntu ari umukozi wa banki ari umubyeyi ukomeye burya yego ariko nemeye kugira mu bintu kuko nzi ko nawe utazantererana rega ntibishoboka giko nagutererana ntabwo nabigira nsimbishidikanya rwose ubwo uri umukozi wa banki usamvuganira ngurizwa amafaranga ashaka sinzabura kubikora rwose nidukiranuka n'iby'ubukwe nzabikubwira neza ntacyo nakuburira mfite ubushobozi icyo bagishaka se sigarani kandi ndayifite wajya kumbwira se kutazi igifaransa sigizi ariko sinayoberwa na garani kandi nkorana n'amabanki nanjye ndagusezeraniye ntacyo nzakuburira wifitiye garani
waba unifitiye umwenda nta kintu hano kwa erega mubyeyi nanjye ngutezeho byinshi nitubana uko bikwiye ntacyo tuzabura kandi nanjye nizeye ko tuzagera kuri byinshi ubu numara kurongora niyo nza kuri ko tuzabigenza ibyo by'umunsi biratungana ntabwo twere n'imodoka izi ebyiri zo gutwara bakwe mwakoze mubyeyi rwose mwakoze cyane burya n'ibikoresho byo mu nzu uvuze ntacyo bitwaye nzabiguhera ubuntu byose erega mubyeyi si ubwa mbere nkiza kandi rero ukomereza aho ngaho umura nzagutera inkunga rwose n'ikibazo cy'impapuro naragitunganyije ariko ubundi burya zari ngombwa iyo ntabyiruka muse ntibari gusezerana uterekanye impapuro zigaragaza ko utigeze usezerana sinigeze nsezerana maze gahunda ndumva ikiri yayindi ntihinduka nta kibazo rwose ewe burakeye n'abatunirwa batangiye kuza numva imirindi hanze aho niki miha yewe cyane bite gutagiye nanze kurushwa n'ubusa Mutoni yaje musize ku kibuga cy'indege wambwiwe niki yanyobuje iwawe mubajije impamvu arayimbwira ubuze no gutaha ubukwe wabyibwiye ni mubyara wanjye ntaye ubukwe ni byiza turizihizwa n'abantu benshi kandi beza maze mbaye ngiye ndabawiriwe yangezewe ngaho mwiriwe wabiriwe rwose ubwo naho mu kanya mu masaha ari buzi nikoze miha Umutoni kwaje ndabigirane yewe ndabona nanjye ari ikibazo gikomeye mwavuganye se wamubwiye ubutumwa bwanjye nanze kumwibwira nabanje kubikugezaho noneho rero yihuta umubwire ko ndahari ko nagiye mu rugendo rwa kure kuva duhuye se kwashize akanya ubu ari hafi kugera hano witinda yewe witinda nimurira mu nzira rwose umusubizeyo impamvu kandi urayizi reka ngenda ariko simbizi ko reka ngenda witigihe ihute ndagiye niba ukundi ndakwereka nanjye ko nguteka ndagiye niko muracyakurikira niza tugende ndege itabasiga indege itadusiga ndege igomba kubasubiza mu kinyaga irafi kugenda uhinduye ibintu utese muri aka kanya ariko se ni ukudusuhuza yego mana ntabwo tudaherukana nta gihe cyo guhoberana mfite mugire bwa ngo tugende urashaka se ko dusezeranira mu kinyaga dusezerana ninde wakubwiye ko dusezerana si wese wantumyeho ngo wariteguye nzaze dusezerane Kigali nibyo byoroshye naye nagutumyeho koko ariko nagombye kubishyira ku wundi munsi kubera ko ngiye kujya mu butumwa mu mahanga uragenda se uyu munsi mu isaha imwe indege yabigurutse kuki se utantumyeho ngo mbuze kuza sinabonye akanya kandi ubutumwa ngiye kujyamo bwarantunguye ariko se ko mbona hano hahumeka umwuka w'ubukwe ni umusore wakodesheje inzu arayirongoramo amaze kugenda ntacyo bitwaye ubwo njye singenda nonaha hari umukobwa w'inshuti yanjye urongorwa uyu munsi nshaka gutahira ubukwe uwo mukobwa se ninde ntabwo umuzi twiganye Nyamasheke kera aha base urahazi ngo nguherekeze mpagusige se yitwa nde yitwa Abakobwa yanyandikiye ambwira ko namubaririza ngeze ku ruganda rukora imyenda rwitwa Nyangezi Mutoni Karame ubwo bwo ntubutahe ndakubujije nta cyatuma ngenda ntatashye ubukwe bw'abakobwa rwose uremera ko ndi umugabo wawe bimpesha ishema mu bandi ndagutegetse ntutahe ubwo bukwe rwose bambabariye ko mfitanye n'abakobwa amabanga menshi ntibishoboka simbishaka kandi ntumbaze impamvu waretse se ahubwo nkamusuhuza ngahita ngenda icyo navuze nakivuze ntabwo nivuguruza yewe ariko rero sinkumva ayo mategeko ntasanzwe utegeka ntagomba kwisobanura ubusa ahubwo singuherekeza ahubwo ni igihugu guherekeza ndakwereka akayira kajya ku kibuga cy'indege akayira ndakazi nakabonye n'Imana agize nta n'igihe nari nifitiye ariko tuzaba twumva icyo ubwo butumwa buguteye gusibya ubukwe ni ubutumwa bwihutiwe kandi rero ibintu byihutiwe bibaho aha ngaho tugeze ku muhanda ujya ku kibuga twitahire ntabwo ni muhoji mbarenze irembo ntabwo byo kuvuga ngo mbageze ku kibuga ntabwo simambwe ko muhazi ikindi kibazo nanjye nifite nanjye ibintu bimbogamiye nanjye nditegura urugendo nawe ugira urugendo rwiza namwe mugira urundi
reka ndaheranwa nagushimye rwose uri umuhanduza cumu reka ntawe utamenya reka najye umaze kuba umunyamujyi wuzuye sha hano ariko mpafite akabaruwa kanyu akabaruwa nyeze hariya ku iposita nkabonye ndavuga nti reka nkazane nkaguhe reka ndebera makira hayi mama se baba bagiye kunguriza ra nta gitangaza kirimo some ndebe yega maha baranyirukanye reka se oya iyo nkuru ntikavugwe nibyo rwose ngo nzize ko basanze ndashoboye akazi umuntu uzi igifaransa ngo ntugushobora akazi soko ndamyarinde wandeze akurega iki harya mvuze ngo iki nashaka kuvuga watumye banyirukana abantu bari bagufitiye ishyari ngo urakize ubwo nibo bakugambaniye ntacyo bitware ko nyangeza arahari ariko databuje ugeze habi niyo umuntu yibutse inshuti burya bageze habi ibyo ntibikureba genda iwe uzira amaduka gusa dore saa iri hafi ndakererwa tugasanga buri umesi yigendeye ibyo koko umutegetsi arategerezwa ntabwo ategereza ngaho si genda ihute umurabyo uratinda ihute rero ariko se wanyangeze namenya ko nirukanywe ubukwe ntibupfa ariko nsa nawe mfite umwako none bakobwa bahura n'umutoni sinaba ngo wowe muraho yemwe yego muraho yego yewe umuto uraho yego heza kuze uteka muraho nawe yego heza kuzwe iteka ryose yewe umuto ubu rwose ndumva nishimye nari nihebye ngo ntukije n'ubundi nje nihisha umugabo wanjye yari yambujije umugabo wawe sabi nangaha ndamwita umugabo wanjye kuko twasezeraniye imbere y'amategeko ariko ntiturasezeranira imbere y'idini ufite uburenganzira bwo kumwita umugabo wawe warabimenyesheje nari ntegereje kuzagutumira ku munsi w'indunduro ubu rero ngize imana urambera umukobwa w'icyubahiro nta kibazo gihari rwose uyu mukobwa se we muri kumwe n'indi ni muramukazi wanjye wari waje amperekeje mwasanze Kigali ari nziza se yewe ngiye nasanze bayivuga ukuri Kigali ni amahanga ko nyamara jye nabonye ari heza uwampa akaba ariho nzagirira ubukwe niko se umuto umugabo wawe yitwa niho nzajya mugusurira ndamukubwira ariko mbabarira uzaceceke ntazamenye ko nageze hano kubera iki se ntiwamubwiye se kuri inshuti yanjye agomba no kuba akuzi rwose nabimubwiye ambuza kugutahira ubukwe kunzi kunumvikana n'abantu benshi ra uwo muntu we yaba mpora iki simbizi rwose namubajije impamvu ntiyayimbwiye ubwo no kuzashaka uko duhura tukaganira ntaba naramugiriye ikosa ngasaba imbabazi wowe se umugabo wawe ninde akoraye ukuntu natomboye umugabo wanjye akora muri banki noneho ubwo agomba kuba akorana n'uwanjye wawe se ninde ko abakozi bose ba banki mbazi undi ntiwamumenya atangiye vuba yewe wanjye arakuze buhora ariko arakize napfuye kumwemera da abagabo barabuze ariko se wamurangiwe nande ni inshuti ya muramu wanjye nyiri ruriya ruganda mwanyuzeho nkeneye kumenya akazina k'umugabo wawe nawe ubwo uramubona agiye kuza isaha yo gusezerana iregereje ariko byose murabikorera rimwe turabanza kuri komine kuri paruwasi turajyayo nyuma ariko se umugabo wawe yitwa nde umutoni wishinyagurira ndaheranwa ntaraba umugabo wanjye ndaheranwa wuhe niki se kunumva mutangaye wenda turibeshya n'undi bitiranwa umuntu wansabye yitwa ndaheranwa iwabo ni mu Kinyaga arakuze ariko si cyane atuye ahagana hehe genda umva ari uwo tuzi atuye hariya mu Muhima sinakurahiye hariya twasanze biteguye ubukwe niba mwitegereje hari n'urusyo yo mbega iby'isi data aho nabikenzi kubona mbuza kugutahira ubukwe ubu ntugiye wamenya impamvu ya rwa rugendo rwatuma gatwubura ariko si ubwo muri mu biki rekera aho barakoze ndagushimiye rwose ariko se ni iki wansobanuriye urakoze umpaye umugabo Imana imbabarire ndaheranwe yaba ari umugabo wawe
nibyo rwose ndaheranwa niwe twasezeranye. Umuto uzankunde ngukunde dutsinze ibigeragezo. Sinumva icyo ushaka kuvuga. Hashize igihe kirekire ariko wagomze kuba ubyibuka. Gerageza kunsobanurira. Nikuye ntiwibuka ka gasaro k'ibigeragezo? Mbese nibyo wavugaga? Ndabyibutse. Ibigeragezo wa mugabo yatubwiraga ni ibingibi. Tugiye kurwana umugabo nkuko twarwaniye ka gasaro. Umuto akira aka gasaro karakawe. Ubwo sibyo bitewe n'iki? Akira uzankunde ngukunde dutsinze ibigeragezo. Ntundakarire bako kandi ntunyikange. Ndakwifuriza ihirwe ryinshi wowe na Ndaheranwa. Ndaheranwa ni umugabo wawe. Imana izabafashe mubane neza. Bako none ibyo byaba bigiye kuduteranya. Humura ibyabaye ntiwari ubizi nanjye sinari mbizi. Byari ibigeragezo. None se ntuzavuga ko nkubujije umugabo? Aho kunyikanga mbabarira nari ngiye gukora ishyano. Nawe si wowe n'ubuhemu bwa Ndaheranwa. Yari kuzabyishyura ariko kubera ko nkunda umutoni nzamusabira imbabazi. Uriya mubyeyi uje hano se niwe mukuru wawe ko mbona musa? Niwe. Yashyashyanaga ngo ubukwe bwanjye bugende neza. None reka aze mukurira inzira ku murimo. Niko bako waracyari hano ntabamenye ibyabaye? Ni ibiki byabaye? Yambundira arikoze. Yangeze yishe wa muntu? Inkumbi ntikuka. Urantera ubwoba. Ngiye mu kaga gakomeye rwose. Ariko se ni ibiki byabaye? Kuzabyivanamo birakomeye. Uranyicisha amatsiko. Nyangezi yaguweho. Genda gorwe rwose nagende namugira inama ntiyanyumva. Rwose wabimbwiye. Nyangezi yafunzwe azize yambunda. Naho dore ya mashini ngiyi ndayihetse. Ngiye kuraho nyihisha. Ariko se yarezwe nande? Nanjye simuzi rwose. Aho none si wa mugenzi yahoraga yikanga? Nanjye niko nabiketse. Ubusura byifata muti. Ntatuma kuri Ndaheranwa mubwire ko ubukwe butakibaye. Yewe nturuhira ubusa. Ubukwe bwanjye bwapfuye kandi. Bwitwa niki? Ndaheranwa afite undi mugore. Ibyo uvuga se wabikuye hehe? Mugenzi wanjye ureba ni umugore wa Ndaheranwa da. Aturutse hehe? Ni wa mushyitsi nari ntegereje cyane. Uyu nawe ni mushiki wa Ndaheranwa. Niko muto? Karani. Ni wowe? Ni jewe. Ni wowe koko? Ni wowe wishe ubukwe bwacu? Ubukwe bwacu koko uranzura bwishe? Nanjye si jewe iyo mbimenya simba naje. Kantarame ibyo byihorere. Ndaheranwa ni umugabo w'umutoni nta kindi. Nyamara nawe hari hasigaye akanya gato y'akaho umugabo wawe. Ibyari kuzampira kuko nari kuzaba mpemukiye umutoni ntabizi. Ntacyo komeza abakira abashyitsi. Naye ngiye kugerageza ndebe ko barekura Nyangezi. Ubigendemo witonze ikibazo cy'imbunda kiba gikomeye. Ariko ubwo ntimunsobanuriye neza. Niko kuko Ndaheranwa yari afite umugore? Nanjye mbimenye nonaha. Ubwo se yadukinaga mu kino kira? Kugeza ubu ntacyo mbiziho. Ntacyo byakoze byose azabyishyura. Azabyishyura. Nge ndumva ntacyo nzamukurikiranaho. Nyangezi nafungurwa hazavuka imanza zikomeye. Ariko ndumva atari ngombwa. Yewe ndibuse turaba tubisubiramo. Ibintu Nyangezi yatanze yitegura ubukwe ntibizapfa ubusa. Nje kwa Ndaheranwa mabwire ibi byiza bimbayeho rwose ngiye kuzagwamo. Ndahera. Dere. Uracyahumeka. Nyange. Komera. Izi Imana ahubwo barandekuye. Nari nje kugutumira nguze rwose tujye gufatanya kwishima. Tujyane wanjye. Nyange. Nanjye ndishimye cyane rwose ko nakurekura. Barandekuye. Ariko banjye ibintu iryaguye. Iryaguye. Ntacyo bitwaye. Akatara amagara bahaha. Nuko uzabingiramo. Nahundi uruganda rwanjye rwari kuzahomba. Bihangana ariko nkubwire nkwibabaje. Murikise kandi. Guhera uyu munsi sinkira umukozi wa banki. Ukize ngo iki? Dore ibaruwa inyirukana nyibonye none ahangaha. Ngutite iki? Abantu barangambaniye da ngo sinshoboye akazi. Tugeze ibyago. Ubukwe nuko batubwigijeyo. Nabo bwapfuye. Umukobwa twari twasezeranye yaje. Ndahera. Uzikora inshuti y'amagini koko? Baba ndakubwira impamvu yabinteye. Nta mbabazi ukwiye. Warampemukiye. Kumugishije ibinyoma. Aya. Nyumva rwose nanjye sije nari nkurikiranywe. Uziko nakwishingiye kwa burugumestre? Kuni basanga ufite undi mugore ari je uzabibazwa.
uzabyishyuzwa ubwo urabizi nabyo cyo kwane nisobanura urasanga nk'imbabazi ubuse burugumestre nanemereye ko nkuzi neza azongera kunyizira bigenze biti Rega wumvise ibyanjye wasanga ntari umuhemu cyane uri umuhemu watumye mbeshya amategeko oya rega kubahiriza amategeko yose birakomeye umenye ko uzari ibintu byose nateganyirije ubukwe uzabiriha ubuse nzabiriha iki ko nta kazi ngifite ni wanga kubiriha bizabyo rubanza rukomeye n'ubutsindwe bya bigurishwe ku ngufu ariko impinduka twarabanye ndacyaguteze wiki ihangane hari ubwo wenda ibi byaba ari bigeragezo urashaka kuvuga iki hari ubwo wenda ibi byose byaba bimbereho kugira ngo benyere ku bucuti bwawe akora urashaka kwihagararaho nyangize ntundakarire cyane ndaza tubyumvikaneho ubuze ngo ukoze isoni mu maso y'abandi ahubwo wampemukiye bikomeye mwongeye kwirirwa wose kandi ndavugiye hanze simbona imihanda wa mukozi wawe se niko miha bitera ni byiza akiri ibarwa se ni yande ni umugabo wigeze gucumbikira yimpaye none kandi ndi banyandikira mbizi somurashira amatsiko katurebe itonde hari ubwo wenda haba harimo agakiza nyange nimufashe kwishima mbonye akazi muri ni banki y'isho nakoragamo gukomera koko si nibyo rwose niko nari narasabye akazi kera rero kera cyane ntaranakumenya rwose yewe ya magambo ntuyiteho da nagukinishaga oya ntacyo bitwaye nagukinishaga ibyo n'ibigeragezo bibaho da ndahera ahubwo uramenye utaye wanyumvise nabi da nagukinishaga rwose ibyo ari byo byose sene kuzibagirwa neza wangiriye ururimi ni rubi yawe umenye ntirushyire igihe mu mubano wacu rwose kareka twirimbisha uko dushoboye ariko twabuze umwambaro ururimi umva uzi n'ibindi ahubwo ngwini wanjye rwose umunsi mukuru nkurura uraba ari uwanjye n'uwawe rwose nicyo nshaka mwe mugendaje ngaho mutebuke hari ibyo mbanza gutunganya ntutinde ndagutegereje rwose ariko se ko nshimye mbonye akazi Mutoni ndamusaba imbabazi arazima nyangize uriya wese azakomeza kunyizera mfashe kwishyura umwenda w'abandi kandi byose nabitewe namugira neza mba narakomeje nkisabira amashuri yo gucururiza mu kirere nkabireka akazi mbonye se ko ntikazanana nk'uko n'akandi kananiye nzagerageza ariko ahubwo nzasaba kujya kwihugura mu by'ubucuruzi sininduje hano ra mwaho ndi bambesha niwe kokora kuninde komeza uzi ese muraho mukomere niba wasuhuzaga nakomera ni iki narinje hano gufitiye ubutumwa witwa nde aha ndakubwira ikingenza ndumva izina atari ngombwa uraturuka hise hano hafi uragenzwa n'iki narinje kugutahira ubukwe ni wowe nde nigeze ngutumira se ntiwanzumiye nuko nasanze ari ngombwa kugutahira ubukwe none ubukwe bwanjye ntibukibaye kugeza n'ubu nturanyibuka mbese mu by'ukuri ntabwo nkwibuka ningwibwira uramenya none wakwivuga uko utari se ndivuga uko nahoze uramenya aho kunyibwira ntibihagije ngo nkumenye uko ni siko nahoze kandi sinifuza kubaho uko nahoze wari iki wakoraga iki ese bivugiye iki yewe nuko nyibagirwa se sangwa no kunyirengagiza uze nkwirengagiza ubundi nkuzi kera ngira umugabo nagarikaga abagabo ngababwira icyo nshaka wari umwicanyi se sinari umwicanyi njye urubona ari we nakoranaga n'ububasha butagaragara
se ndi wa mugabo we ibyo byose nturi nakureka nceceke bikibanga ryawe ariko umenye ko nahoraga n'inshuti ebyiri ngacuza imwe nkambe ikindi ubimenye ariko urashaka kuvuga iki icyo udashaka kumva hari buri ko nakuzi impaka n'iziki hagati yanjye nawe nanize kugutahira ubukwe sinarinze kunyuka inabi ariko ugomba kuba ufite ikintu ushaka n'urwitwazo rega winshaha sizo nshahwa rwose kiri ubona ari we nafasaga abantu kugerageza abandi ibyo umbwira simbyumva nyamara muri rya joro twari twashoboye kumvikana twari twumvikanyera ariko urinde yongera amahembe y'inzovu bumenye uri ariko ndakomeza gushidikanya amafaranga naguhaye nizeye ko yagukishije ndakindi uri bige urinde wishidikanya ninje bigeragezo mbabare sinakumenye uraho cyane ariko ndaje kandi nyishura rwose ndibutse irengagiza uranyishura ndibutse rwose cyakora amasezerano ntabwo nayibagiwe uwo wibutse ni byiza rero nyishura ndakubwiza ukuri ya mafaranga ntacyo yamariye ibyo simbyitayeho nk'igihe gitari uyu munsi nzakwishyura ndagiye ejo nzagaruka ngiki gihe urakoze tuzabonana ejo niko wa mugabo ndakumva so washaka icumbi nturamba icumbi gusa uramba n'ibindi amagambo nkawe niyo yatumye nkwirukana ndacyatangazwa n'ukuntu wanyibagiwe ariko naba nkuzi se urinde erega izina ndasora imaze izina si ryo muntu izina ni ngumwambaro umuntu asatse yarihindura urashaka ko ngufungisha cyangwa usatse wananyikisha niyo nyiturano y'isi ariko se ndakuzi aho nahuriye nawe tukigura amahembe y'inzovu se urinde ya muntu uracayitunze ni wowe bige ariko urinde rwose nyitegereza muri rya joro ndi wari kunyobegwa uri bigeragezo bigeragezo ninje ndaje rero nyishura nta kindi ibyo nta kibazo yewe wanjye urahazi numva nta ngorane ndahazi noneho ihitirayo ndinyuze kuri banki kugira ngo nzane amafaranga ndahagusanga ugiye kuyazana ngiye kuyazana rwose ariko rero waranduhije nanjye ntabwo ari jye urumva byatewe n'ingorane burya ingorane ndase bitwaye upfa kunyishura amafaranga urayabona rwose ngiye igendera urayabona ngiye mu rugo uransangayo ndaje mu mwanya shama ko ubanyereka wa mugabo ngo muhaze impamvu yatubwiye ko aka gasarara k'ibigeragezo nanone ndacyatangara uko yabitubwiye niko bigenze niba nari nzasigaye aba nazagiye kumusuhuza rwose keretse nusubira inyamasheke ku nkombe z'ikiyaga kandi uwo muntu yaratubwiye ko ari umugenzi witungiwe no kugerageza abantu nkeka ko ari nawe waduterereje ibigeragezo ibyo ari byo zose turabitsinze ndabona dukwiye kubyibagirwa umuto uzambabarire rwose byabaye ntibikaduteranye ariko se mudaheranwa we arambwira iki rwose umuntu ni nkundi nawe ashobora kuba yarahuye n'ibigeragezo ibyo koko birashoboka sinamucira urubanza ntaramwumva ngwino dusanga abandi muramu wanjye yafunguye agiye kutwakira ariko ufite muramu wawe w'umuherwe buriya yampaye akazi nige mubitsi w'uruganda wabonye Halo. Nyangezi. Nyangezi uhe? Nyangezi w'umunyenganda. Mbese niwe mzee? Bitese kandi? Ntibamenya tuvugana se? Niwe rwose. Mwiriwe bantu bakuru. Yego wiriwe mzee? Yego. Nagira ngo bamenyeshe ko umuntu wampaye yambunda ari hano.
Ari aho ngaho? Ari hano rwose. Kandi ngo afite n'amahembe y'inzovu. Ntavaho turaje tumufate mu kanya. Yewe hari n'ibindi bintu yari yarampaye ga. Nabyo ndabibereka. Ni ibintu ki se kandi? Igikora cy'ibyo bintu rwose ntacyo nigeze mbikoresha. Ariko ni ibiki? Yewe. Nari naragize n'ubwo baba kubibabwira. Bivuge ntacyo bitwaye. Rwose ndakwinginze umuntu mukuru rwose ntibimbyarira ingorane. Humura nta kibazo. Ubimenya koko. Sinakomeza kubigurisha n'ubundi wazabimenya. Ndacyategereje kumenya ibyo ari byo. Ni mashini ikora amafaranga. Nayira aho ngaho? Nukuri rwose ntacyo nigeze nyikoresha nari mwishwi. Ariko rero uracyayifite? Ndi hano rwose ndayifite. Turaje mu mwanya muto. Nyabuna muzi neza mwuka byaramo. Humura rwose humura. Mutebuke ndabategereje. Yee. Icara. Nicara bwose ariko ndarengana. Icara witonde niba urengana turabimenya. Bose mubyeyi mugerageze kunyumva. Witwa nde? Shinjitwa uko nitwaga. Witwaga nde? Nitwaga Bigeragezo. Usigaye witwa nde? Biragaragaza. Hari urwego rw'ubutegetsi wigeze waka uburenganzira bwo guhindura izina ryawe? Nta na rumwe. Ukomoka mu kihe gihugu? Ibihugu byinshi narabigenje. Ndakubaza aho wavukiye. Navutse mama ari mu rugendo. Uri muzima cyangwa wasaze? Ntacyo ndwaye. Mbwira ubwene gihugu bwawe. Nduye yisi. Mvuka ibihugu byose. Iso ninde? Minshi. Nyoko ninde? Tabo. Ubwoko bwawe? Ngerageza amoko yose. Si ibyo nkubaza. Ndashaka kumenya ubwoko bwawe mu Kinyarwanda. Rumwirabura mu birabura, rumwera mu bera. Ufunzwe kangahe? Sinigeze mfungwa kuko ndigeze mboneka. Uba warafungiwe iki? Nari ngurikiranyweho kuba inshuti y'amagini. Wabuze umuntu witwa Nyangezi? Ndamuzi. Umuzi uti? Yitwaga Mugira neza. Niwe wamuhaye imbunda yafatanywe? Simbihakana. Wari uyikuye he? Nari narayiguze n'abasanziro ba Shikaramu. Ngo waba ufite amahembe y'inzovu? Hari kera. Ukoresha ubuhanga bwo kubeshya bihanitse kugira ngo wibane. Arambeshera. Nibyo. Wahaye Nyangezi imbunda ku gahato kugira ngo uzaje ubone uko umwaka amafaranga. Nyangezi se nibwo bimpamya. Ni ubwe. Yewe kugerageza abantu ni byiza. Urashaka kuvuga iki? Ibyo Nyangeza njenja byose ndabyemeye. Ubu rero ngiye kugufunga. Ngo wamuhaye ni imashini ikora amafaranga? Ndayandi mahane ntera. Sinyira ibyo umaze kuvuga. Sinzi gusoma. Sinya. Ntacyo nanditse utavuze. Ufunge Bigeragezo. Ndi wasohora Bigeragezo. Nicyo nongeraho nta kindi. Ariko ubanza uri umusazi. Unyita uko ubishaka wanshikiriye. Ariko uziko ntegeka? Nta kindi ukora kirenze kumfunga. Nongere nkubaze, uri muzima? Ndi muzima rwose. Nagerageza abantu none ndababonye. Wagerageje bande? Abo nagerageze bari kungereza. Hari amasezerano se waba ufite nyina Nyangezi? Amasezerano akomeye cyane. Nka yahe? Mba Nyangezi iriya mbunda twari tumaze kwica umuntu. Tumwambuye amafaranga menshi. Nicyo ni icyaha cya kabiri? Mwamwiciye iki? Mwamwiciye he? Twamwiciye Bukavu mu ndambara ya Shikaramu. Amafaranga mwamwambuye mwayagize mute? Hamwe niyahaye Nyangezi. Hari nyahamwishwa wa Nyangezi witwaga Ndabamenye. Akaba yarihimbye Ndaherano. Uremera ko uzabashinja ibyo byaha? Ndaheranwa ararengana. Kubera iki? Muzahane Nyangezi. Dore Nyangezi yari yamusutse ngo amuherekeze kugura amahembe y'inzovu. Byarazi rero ko twagombaga kwica umuntu. Wasezeranye iki na Nyangezi mumaze kwica umuntu? Namuhariye amafaranga. Anyemerera ko igihe cyose nzaza mugeraho azaza mbo mubare nshaka. Hanyuma se byagenze bite? Yamaze kuyasikira aranyihisha. Yemera kuba mu ishyamba imyaka myinshi kugeza ubwo yahinduye izina. Nitumukurikiranaho ibyo byaha uzamushinja? Cyane rwose. Ngaho rero si. Murakoze.
iyo ntaza nta kubura byari kugenda abakobwa ari gusigarana umutima ariko nyibwira ko bahetse imashini nyibwira ko ntwese ntabwo uracyafite umuteto w'abakobwa none se nari kuyishyira hejuru umwanzara akajya mu kagozi rwose byagezweho bitangaza yari ngombwa nyine yuko Kamana ashaka tonire karafutse nta na firi haba barandahiye rero ngo nakagwa nikajya kabonekayo wabufunze se ubwo bikawo none sinarije kwihisha hasi nari kwitwara mu ntoki abantu mwakize iriya mbunda muracyari urimo kuko yewe Mana iracyaba mureke twumvikane dini duceceke twumvikane bavandimwe rero ntimutangazwe nuko duteraniye hano nashatse ko duhura kuri uyu mugoroba kugira ngo mwifatanye nanjye mu byishimo yewe natwe turishimye rwose Imana irakarama ku mahanga wabaye uti pindi gusayina cece kaho se nimworohe twumve muri make rero mwese muzi byari bibaye umva ndahandi rwose Imana akabaho rwose yambabariye akabaho rwose aho irakarama rwose mwese rero nkamba rwose mbashimiye umwete mwagize mukuza kwifatanya nanjye hano mu muryango wanjye ndabashimiye rwose cyari ngombwa rwose nibyo databuje uravuga neza nkomeje mbasaba kuzamfasha kwiyama abantu bamwe bahimba umuntu amazina adafite aho ashingiye yewe njyewe nzumva yita databuje nyangomoke tuzabonana pe ariko n'imihangane tukomeze twumve ndagira ngo mbamenyeshe ko umuntu wantereje ibi byago byose nkizi agatuma nsuhuza umutima buri kanya agatuma mpindura izina ngahorana inkeke ubutagoyora ubu yageze mu maboko ya leta ntazanavamo rwose uwo muntu ninde wari wese ntakabeho ariko nimumve muri ibyo twumve bamwe bari bazi uwo muntu wari we ndumva mujujura twari twarahuriye uwo muntu ambara shikaramu cyampaye yewe sakaramu yaraciye ibintu ariko mwanga ko avuga icyo ko mureke twumve ariko cyamatsiko aranyishe ba muntu wese yagira ngo iki rwose ndahirana ubwo hari mu ijoro ribi uwo muntu niho yampaye kugahata imbunda iyi ngiyi yari inkuziho amaze kuyikoresha amarorerwa mbega inkuru isa n'iyanjye databuze se nawe sakaramu uramuzi ariko mu isaha mureke twumve nuko rata ndahirana maze kubona iyo mbunda sinigeze ngira amahoro natangiye kujya nihishahisha ngizo zanyungwe ngizo zahe yewe mba mu ishyamba nako niyo mpamvu haragura umuntu w'amayobera bikampangayika umutima cyane ntanazi ibyo ari byo ibyo byose biba rero ninajyanye na mwishywa wanjye witwaga ndabamenye ariko yatashye azi ko napfuye yewe nyange rekera nkubwire niki ufashe ute ntiwashoboye kumenya igihe gishize ni kirekire narahindutse ariko surindi cyose byatewe nuko nahinduye izina maze kwimpamya bushobozi sinumva icyo ushaka kuvuga ndakumenyesha ko rigenda bamenye ndabame ni wowe nayobewe sinkurenganya hashize igihe kirekire ubu se wari uzi ko nkiriho kubeshya ni bibi natashye nguhebye ntushidikanye rero nijye mugira neza niyise nyangeze impungu umwenda wabigeragezo yewe kuko natashye nzi ko wapfuye numvise mu mataka ngira ngo nawuhotowe hari habi hari umuntu ambaye sakaramu hari habi nyangeze we Imana ishimwe kumutorogoye ntakije amakira Imana ishimwe rwose sinari nzi ko tuzasubira guhura natangajwe nuko hatashye utaje kureba nibura uko mbaye byarantangaje rwose yewe igerageza byashyizeho iterabwoba ndatinya niyemeza gutanga njya kuvuga inkuru yawe sinakurenganya mwana byose nitwe twabyiteye dukurikiranye umukiro wa vuba nitwe ariko Imana ifashe sinzongera kugenda ijoro nka ryarindi ndashimira byimaze umugore wanjye kantarama rwose yagize kwihangana kwinshi kandi yambayemo nakwishima kurushaho uzirikanye ko ibyo nakoze byose nabiterwaga n'urukundo ndibuka ko ntigeze nkwizera ndibuka ko natekereje kukwica kubera guturumbanywa n'ubwoba kantarama gusabye imbabazi nahoraga nifuza ko urumuri rw'urukundo rwirukana igihu cy'amayobera cyari gitwikira imibereho yawe ayo mayobera si ayandi
nari nahishiriye ibigeragezo wari warishe umuntu nari muri mu mwenda munini nari ntunze imbunda ni imashini ikora amafaranga igihe cyawe mubera nanjye nakigendeyemo nanjye nawe ku mafaranga y'amaraso ibigeragezo yarankurikiranye niyo mpamvu se yatumye ugerageza ibidashoboka imbere y'abari hano usaba imbabazi ku giti cyanjye ndakubabariye menye ko ibyo wakoze byose wabitewe n'ibigeragezo ndahera nanjye ngusabye imbabazi nari ngutezeho ibitangaza bitewe n'ibigeragezo ahubwo niwe ukwiye kumbabarira nari ngiye kuzakugondoza kubera ibigeragezo nsabye umutoni imbabazi nari ngiye kumuhemukira mbitewe n'ibigeragezo umutoni nandaheranwa n'ibishimwe ntibagitanijwe n'ibigeragezo bifurije kuzabana neza buri wese agahora azirikana ko nta ugambanira uwo yashatse nizeye ko utagihinyura inkuru y'agasaro nagutekereje cyari byose ndishimye ngo wowe n'umutoni mutsinze ibyo bigeragezo bakobwa nkumva ndi wihebe uracyari muto kandi witonda imana iguteganyirije iwawe ikinshimishije cyane ni uko ibigeragezo bidatumye mpungabanya ihirwe ry'umutoni nyandaherano ndishimye kandi kuba narakubashye uko bikwiye maze rero bavandimwe mukomeze mwidagadure rwose nta kibuze kwa nyangizi nanjye nifuza kubabwira ko mu minsi mikeya nzasezerana n'umutoni kuko muri hamwe rero nkambatumiye oya mutikure rwose ibintu biriho nta ngorane ibintu biriho rwose ariko nizeye ko uzabugera tudahera ariko shenge urumva ko nabuzwa n'iki ibyatubayeho si jye nawe twabiteye byatewe n'ibigeragezo ariko rero njyewe ndakeka ko byose byatewe na sakara muriya ariko tuzi amahanga yewe ni koko urakoze di umva nimukomeze mwizihirwe rwose nta kibuza kwizihirwa mwidagadure uko mushatse ibintu biriho ariko rero muzamfashe gutsinda abansinde rwose aribo bampaye ubukungu bwo karindagira yanjye zinyiza uko ndeshya nta kibazo kirekire fata amazi nta ngorane mpaka neza ubundi uzatubona rwose ariko mubanze n'ubu ngubu mubanze mu busasiri mpaka ejo ugereje ndakubwiye ntacyo uko dutsinze ibigeragezo turabitsinze twese bako uzi ko umukobwa we icyuba akatsindwa uzi ko